uzi ko hari igihe umuntu ageramo akagenda mu buzima butareba imbere. Wagera kuri fiyanse kumureba shwi, yewe tikarame bitese ni sawa, ku ruhande nta kumureba. Wagera ku mukoresha wawe reka da, ntabwo mwahuza amaso. Wajya kureba iterambere ryawe utireka da, ntarihari, ukirengagiza. Wagera mu rugo inshoreke zihari utireka da, ugatuza. Hari igihe umuntu abaho mu buzima bumeze nk'ubwa Yobu. Ingamiya zikanga, ishyo zikanga, abana bakanga, imikumbi ikanga, abagaragu bikanga, ukabaho mu buzima budafite ishusho y'ejo hazaza, ariko ufite ishusho y'ibyo wabuze. Yesu ashimwe cyane, inshuti z'umusaraba, mugire amahoro ya Kristo Yesu. Ndabasuhuje mu mwami wacu Yesu Kristo, kandi aho muri hirya no hino mu mpande enye zose z'isi ndabahobeye. Kubw'imbabazi z'umwami wacu Yesu Kristo ndetse kubw'ubuntu n'urukundo, mbifurije ubuntu bw'Imana. Imana ibaha umugisha. Aho muri twakababwiye ngo mbese mumeze mute, ariko reka twizere ko mumeze neza, n'abatameze neza ko bihinduka. Mwanditsi yaravuze ngo ahari kurira kwararira umuntu, ariko nyamara bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Dushimiye Imana ko yongeye kuduha undi munsi w'umugisha, urunyurane rw'ibibazo, urusobe rw'ibigeragezo, nubwo dutembanwa ntabwo rwose dukuka umutima, ntabwo umwanzi wacu yaduhinduye umuhigo ngo ibiganza by'ababi bihore ku mwanda w'abakiranutsi. Imana ibaha umugisha. Rero dushimiye Imana ndetse ku bwawe, dushimiye Imana ku bwa mwene data Musa Nyamwasa uri kuri kamera, dushimiye Imana ku bw'abakoze subscribe cyangwa se sabone, dushimiye Imana kuri wowe ufata ijambo ry'Imana ukarisangiza abandi. Njya mbona hari umumama no kwenda bitari ngombwa kumuvuga, nta munsi atajyamo ikiganiro, akura ikiganiro ku zindi cano akanyoherereza akambwira uti reba uwo muntu w'Imana ukuntu yavuze. Imana ishimwe. Bihita bigaragaza ko njyewe icyo bimpa, nubwo akenshi usanga narabibonye cyangwa se narakoze subscribe kuri iyo channel ampaye, ariko bihita binyereka ko agize umutima wo kuzirikana ko hari ikiri muri ubwo butumwa bwiza nanjye cyari kumfasha, bikanezeza. Niba ibyo ubikorera mwene so, ndakwibutsa ko uba uri kuboha amakamba. Arega ntabwo kubwiriza ubutumwa bwiza ari uko uzabumbura Bibiliya ukicara kuri YouTube channel cyangwa mu rusengero n'ahandi, no gusharinga abantu ubasangiza ijambo ry'Imana, nabyo ni ubutumwa bwiza. Rero reka mbigombe uyu mwanya tuwuhe Imana, dusenge, nitumara gusenga tuganire ijambo ry'Imana. Kandi iyo tuvuga gusenga ni igikorwa gihindura ibindi bikorwa kikabihesha umugisha. Dusenga tuvuga amagambo, ariko ayo magambo yo mu isengesho ni amagambo ajya guherekeza andi magambo akayahesha umugisha. Ni icyicaro tuba twicayemo kigenda kigaherekeza ibindi byicaro kikabihesha umugisha. Ni igikorwa kimeze nko kwambika umugeni. Umugeni aba afite itariki azashyingirirwaho, abantu baratumiwe, ariko akaba asabwa umwambaro umwe. N'umukiranutsi rero nuko ateye. Gusenga bisa n'ikanzu y'umugeni. Twaracunguwe, twarakijijwe, twakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, turabaririmbyi, turabapastori, ba apostles n'abandi, ariko dusabwa gusenga. Kubera iki umugeni yambara ikanzu y'ubukwe kandi dusanzwe tuzi ko ari umugeni? Nuko agomba kuba afite itandukaniro n'abandi. Rero gusenga kwacu bidutandukanya n'ab'isi, kandi bitandukanya umubiri n'ubugingo, bigatuma ubugingo buba mu gihe cyo kuramya no guhimbaza Imana, bukabona icyanya cy'ubuyobozi n'umuyoboro muri twebwe, bigatuma gukorera Imana kwacu kwiza tubigiriramo umugisha kubwo umwanya wo gusenga Imana. Rero tuvuze ngo dusenge, jya utanga umwanya wawe nk'igishoro. Abantu dukunda kubana ku ijwi ry'umukanguzi mbabwira ibintu bitatu Imana ikeneye ku muntu. Hari umuntu ushima Imana akavuga ngo nubwo ntacyo mfite naho Uwiteka, ariko kirahari. Ufite guha Imana igihe cyawe, kandi umuntu uha Imana igihe ntabwo ari uwagisaguye, ni uwigomwa n'igihe uri bize
ugashaka igihe ukakigenera Imana. Kabiri, nawe ubwawe Imana iragukeneye. Hari abantu bakunda kutubwira ngo mugende mudusengere ngo mu buryo bw'umwuka tuzaba turi kumwe. No, twagusengera kubw'amakuba wagize, kuko ijambo ry'Imana riratubwira ngo mwikorerane ibibaremera kandi nimusenga mwibuka abera bose. Ariko ndakubwiza ukuri ko sinzahagarara mu mwanya wawe, nzaba ndi mu mwanya wa Anicet, nsabe Uwiteka agukize kubw'amakuba. Ariko ndakubwiza ukuri ko Imana itazabona ishusho yawe, izabona Anicet wahetse abandi. Rero aho kugira ngo Imana izajye kubona nk'uri ku mugongo, ahubwo izakubone nk'uwashikamye nawe ugaheka abandi. Imana iguha umugisha. Icya gatatu ni ubushobozi. Abantu dukunda kubana barabizi ko ndakunda gusengesha amagambo kuruta imirimo. Njyewe aho kugira ngo mvuge ntakoze nanaceceka ngakora, kuko namaze gusobanukirwa ko umugisha bansabiye utazaza nk'uwo nakoreye, kandi uwo bansabira nta muntu n'umwe utera ihumure, ariko uwo nakoreye uziba icyuho ku muntu nawukoreyeho. Imana imfashe mu nyumvire mu buryo bw'umwuka. Kuba wowe wansuye biranezeza, reka nanabibabwire ntabwo ari bibi, n'abandi n'ikaze, ariko rwose urugo rwacu ntirubura abashyitsi. Ariko hari aho naho bakeneye Anicet, kandi abankeneye si bamwe bafite uburyo bwo kutubona, ntabwo ari bamwe twaririmbanye, si bamwe twasenganye, ahubwo ni wa muntu ubabaye, umwe usoza no kwigisha ntabone uburyo bwo kugusuhuza, niwe ukeneye gusurwa. Wa wundi urwaye ku rwego ahamagara na muganga, muganga akamenyera ko wa muntu aba mu kababaro. Mu yandi magambo, ibikorwa byanyu bitanga ihumure kugira ngo namwe mube mufite irigwiriye. Kandi ikigaragaza ko utunze burya ntabwo ari ukugira byinshi ufite, ahubwo ni ukugira abo utungisha, ni uko ugira abo ubera ihumure. Rero Imana ibaha umugisha. Reka dusenge muri ubwo buryo butatu, wowe ubwawe, igihe n'ibyo utunze. Mana Data wa twese, Imana y'urukundo, Imana umuremyi wa byose, Imana ishobora byose, ibera hose icyarimwe, turagushimiye. Uyu mwanya tuguhimbaje ko uri umucunguzi wacu, tugushimiye ko ari we watanze Kristo ku musaraba i Golgotha kugira ngo umwizera atarimbuka. None ubwo tumaze kwizera rwose ntitugiciriweho iteka, kuko twamaze kuba baraganwa na Kristo. Ijambo ryawe niryo ryabivuze ngo umuragwa iyo akiri umwana, byasezeranyijwe bihabwa abagaragu, nibo baba babigenzura babiyobora kugeza uwo muntu akuze. Ariko uyu mwanya ndagushimiye ko ujya utubyara dushyitse muri Kristo Yesu. Niyo mpamvu ngusabye kugira ngo ijambo ryawe rirere, rikuze, ricutse mu izina rya Kristo, kandi ntuducukiriza kutureka, ahubwo ni uko bituma uwo wareze nawe aba umurezi w'abandi. Ndagushimiye. Urwaye akizwe n'iri sengesho, ubabaye anezerwe, ukuboko kwiza kw'Imana gukore ku ruguma rwa mwene data, haba urw'umubiri no ku mutima, haba urwa situwasiyo n'ubuzima arimo, haba urw'imibereho runaka na kavukire ye. Ukuboko kwiza kw'Imana kujya kuduterura kukadushyira ku mugongo, twaryama hari amahwa kugahinduka umusego, twagenda hari ibyobo kukaba inkingi twiyegamiza. Ukuboko kwawe kwiza kugaragare kuri twe. Imana Data wa twese itubere byose, itubere umukiza, utugenderere, ukore ku mitekerereze yacu, twigishe kubana nawe turi mu isi y'ibyaha n'amakuba. Elima hosa edrai pelima ndia sahoria, mu izina rya Yesu Kristo. Kuboko kwawe kwiza kubohora ababoshywe, gutumiza mariage ziba, gukore mu nda y'ingumba, uwabyaye yongera rere, aheke, ashyira imugongo, ineza y'Uwiteka igaragare, gukora kw'Imana bigaragare, ubuntu n'urukundo bituruka ku mwami wacu Yesu Kristo bigaragare. Ngushimye ku bwawe, ndaguhimbaje mwami, izina ryawe nirishyirwe hejuru, senze nizeye none iteka ryose Yesu Kristo, amen. Imana ibaha umugisha kubw'uyu mwanya mutanze kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Imana yashyize ku mutima wanjye kugira ngo mpanurire ubuzima bwawe. Ntabwo turi burambirane, ndagira ngo dusomere ijambo riboneka mu gitabo cya Yesaya, nitumara kurisoma dusenga. Ntacyo bitwaye n'uyu mwanya ubukenewe, aka kanya karabaye kandi karahagije. Kandi nusaba gukira ujye wizera ko ukize, nusaba kugendererwa n'Imana ujye ugenda nk'uwayibonye. Imana ishimwe. Ni igice cya 60
igitabo cy'umuhanuzi Yesaya igice cya 60 ngendereye umurongo wa 4 n'uwa 5, ariko reka duhere ku murongo wa 1 n'uwa 2 n'uwa 3 nabyo tubisome. Haravuze ngo byuka urabagirane kuko umucyo wawe uje, ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. Nkunda abantu tuganira ijambo ry'Imana mu kumva impinduka z'Imana mu buzima bwanyu tukiri mu ntangiriro. Uko ni nako kwizera ni ugufata ijambo ukarisobanuza ibihe, ijambo ukarigira inkota ijya kubaga ibihe. Bibiliya iravuze ngo byuka urabagirane. Hari ibintu byinshi bijya bituma umuntu aryama. Nababwiye ko turi bugere ku murongo wa 5. Hari ibintu bijya biryamisha umuntu akaryama, wakwegura umutwe bikongera bikawutsikamira. Hari igihe dayimoni ifata umwanya ikicara mu ntebe yawe, ikabona ko ibyo bidahagije, ikagukura ku ntebe utakicaye, umwanya wawe ikicaza mwundi, yo yarangiza ikakwicaraho, ikakwicarira. Abantu mukunda gusoma Bibiliya, umugabo witwa Yona yaravuze ngo ndagushimiye ko n'igihe nari munsi y'ibihindizo by'imisozi y'ikuzimu wanyumvishe. Icyo nshaka kuvuga ni iki? Hari igihe umuntu atajya agirira ibibazo mu isi, ahubwo isi ikabyarira ibibazo muri twe. Kwa kubaho mu buzima isi yabyariye ibibazo muri twebwe, bigatuma ubaho mu buzima bushaririye mu mwanya w'Imana. Nshuti z'umusaraba mu nyumva, Imana iguhe gukura igisubizo cyawe mu minsi yo kugeragezwa. Imana ishimwe. Noneho ukaba mu buzima ifitamize gusa, ahubwo ukamanukana no mu rwobo mu ndiri y'ifi. Umurozi ntaba agufite nk'ifoto, akakumanura no mu mibereho y'uburozi, ukabaho mu buzima bushaririwe wararogetse. Ariko Imana ikuntumyeho, irambwiye ngo ninkubwire ngo byuka urabagirane. Pendonima edrai lehoria bahinisanima tehosa edrai. Byuka. Ntabwo twitaye ngo ninde wakuryamishije, ntabwo twitaye ngo waryamye ryari, ntabwo twitaye ngo uryamye he, ntabwo twitaye ngo uryamye kuki, ntabwo twitaye ngo icyakuryamishije cyaguhaye igihe kingana iki, ahubwo ni nonaha byuka. Aleluya. Ntabwo twitaye ngo wakuzinze yavuze amagambo ameze ate, ntabwo twitaye ngo ubuzima urimo uri mu yesitowasi. Oya, nta rukuta na rumwe rujya rubuza Imana kwinjira aho igomba kujya. Ndagira ngo mbabwire ko nta musozi ujya utuma Imana idashyitsa umuntu aho yagambiriye kumushyitsa. Nta nyanja Imana itajya ibonamo inzira. Ponima edrai horia dasa enima teosa ngayinima zayinimoria. Nta nzira n'imwe umuntu ageramo ngo imusharirire uburyo butuma ubwo busharire bubwira Imana ngo ntuzamugereho. Ndagira ngo nkubwire ko ibiro wamanukanye ugwa aho waguye, uryama aho waryamye, n'ibyo bagushyize hejuru, ntabwo ari cyo gisobanuro cyo kutari bubyuke. Igisobanuro cyo kubyuka ni uko ukuboko kukubyutsa kukugezeho. Pendosa enima, nuko ukubyutsa avuze ngo byuka. Kandi igisobanuro cyo kugomba kubyuka nuko ufite aho waryamye. Ndagira ngo usubire inyuma, sura amateka y'ubuzima urimo. Reba aho hantu waryamye, reba uburyo waryamye. Hari uryama ananiwe, ananijwe n'umuruho, reba umuruho wanyuzemo. Hari n'uryama aryamishijwe n'agahinda. Hari n'umuntu uryama aryamishijwe n'uko aguye akagwa akaryama. Reba iyo situwasiyo yatumye witwa umuntu uryamye nona. Hari igihe umuntu abaho mu buzima bumeze nk'ubwa Yobu. Ingamiya zikanga, ishyo zikanga, abana bakanga, imikumbi ikanga, abagaragu bikanga, ukabaho mu buzima budafite ishusho y'ejo hazaza, ariko ufite ishusho y'ibyo wabuze. Juste wakirebera mu ndorerwamo ukabona uri kujya gupfa kuruta kujya kubaho. Ariko uyu mwanya ijwi ry'Uwiteka riravuze ngo byuka urabagirane. Riravuze ngo byuka urabagirane. Pendosa nomandia lehosa enima. Byuka urabagirane. Aho umupfumu yakuzirikiye byuka urabagirane.
aho situwasiyo sinzi ikikugushije, sinzi ikikuryamishije, ariko ijwi ry'Uwiteka rirantumye ngo ninkubwire ngo byuka urabagirane. Kubera iki ubyuka ukarabagirana? Umurongo wa 2 haravuze ngo dore umwijima uzatwikira isi, umwijima w'icuraburindi uzatwikira amahanga, ariko Uwiteka azakurasira kandi ubwiza bwe buzakugaragaraho. Bisobanuye ko igihe cy'ibyuka ryawe ntirivuze ngo hari abandi bataryamye. Igihe cyo kunguka kwawe ntibivuze ngo hari abandi badahombye. Igihe cya mariage zawe ntizivuze ngo hari abandi batari muri divorce. Umuntu Imana intumyeho ndagira ngo nyumvire mu bugingo n'umubiri kugira ngo dusige impinduka z'ibikorwa bigaragara byo gukorana nawe kw'Uwiteka, kuko ni igihe cyawe n'Imana nonaha, niko ijwi ry'Uwiteka riri kumbwira, ni igihe cyawe n'Uwiteka. Bibiliya iravuze ngo umwijima w'icuraburindi uzatwikira isi n'amahanga azagotwa, ariko wowe ubwiza bw'Uwiteka buzakurasira kuko umucyo w'Imana uzakugaragaraho. Imana igambiriye kugaragaza imirimo yayo kuri wowe. Reka twifashije inkuru imwe. Kristo Yesu n'abigishwa bariho bagenda babona umuntu wavukanye ubumuga bwo kutabona, barababara. Baravuga ngo ariko reka ntitubabare, nta mpamvu y'ibi. Baravuga ngo ahari ni ababyeyi be bakoze ibyaha none Uwiteka yarabimutuye, avuka mu muryango mubi, reka biriya bimubeho, n'ubundi wabo ntawe ushyingirwa, nashaka ntazashake. Hari abantu bazi kukwakirira ibibazo, bakabikwakirira bakavuga ngo ugomba kumera gutyo. Bene abo mu buzima bwawe bagucira akarongo ntarengwa, bakavuga ngo uyu ntiyakicara kuri vora, nta ndege yakurira, ntiyahindura umugabane cyangwa ngo igihugu, ntiyava mu mudugudu cyangwa ngo umurenge, bakaba bazi ngo hari ahantu utazarenga. Mu yandi magambo bakwakiririye ibibazo, barangije bagutereka umutwaro imbere, baravuga ngo ugomba kubaho mu buzima bumeze buryo. Abigishwa nabo babwira Yesu ngo ariko tugize ikibazo, niwe wakoze icyaha, none se yagikoze ate ko yavutse ari impumyi? Iyo ataza kuba yaravutse yarahumye agahuma yari ariho, byari kugaragaza ko ari we wagize uruhare. Ariko rata birasa naho ari ababyeyi be. Yesu aragutereka da mu bifata uko bitari. Aravuga ngo ari ababyeyi ari nawe nta ruhare yabigizemo, ahubwo ni ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we. Mbivugiye iki? Iravuze ngo kuko ku murongo wa 2 ngo dore umwijima umwijima uzatwikira isi, sibyo? Ngo umwijima w'icuraburindi uzatwikira amahanga, ariko Uwiteka azakurasira kandi ubwiza bwe buzakugaragaraho. Yesu aravuga ngo ni ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we. Ntabwo kugutanga mu maboko y'abaguhiga byari bisobanuye ngo Imana yawe irananiwe, ahubwo yakusanyije abanzi bawe, ibaha avantage, barakora, barakuroga birakunda, abanyamagambo baravuga biremera, bapfumu barapfumura birakunda, abacuraguzi baracuragura birakunda, abazinga barazinga, bacunyi baracuna, abashitsi baragushika biremera, mu nzozi utembera ibirere by'imyuka mibi birakunda, uracuruza urahomba biranga, urarwubaka urarusenya, urabyara ntiwarera, uratwita ntiwaheka, kora mariage ntiwonsa, ariko wongeje ntibiga, bize ntibakora, bakoze ntibagira icyo bimarira, ubabyaye bajya ku biyobyabwenge, ariko uwo mwijima waratwikiriye uragota urazubaho. Ariko Uwiteka aravuze ngo byuka urabagirane kuko ashaka ko umucyo w'Imana ukugaragaraho. Pendosa enima hosa eninarisia horiya. Imana iravuze ngo byuka kuko ishaka ko umucyo ukugaragaraho. Nakubwiye ngo Uwiteka kuntumyeho ngo nguhanurire. Hari intambwe y'ubuzima ugiye gutera, hari intambwe y'impinduka ikujeho. Imana ishimwe. Umurongo wawo wa 3 ngo amahanga azagana umucyo wawe, n'abami bazagusanga ubyukanye kurabagirana. Wabaye nyirantabwa, ariko ndimo mbona inyuma yawe ibirenge by'abo wirukanseho. Hari igihe wageze igihe ubarengaho, urabarenga, ntiwaba ukibafite mu buzima, ariko ubarengaho wigira imbere gato ujya kwa Kristo. Ubarengaho ujya kure y'induru z'abarasana, abariho ujya kuvoma amazi. Noneho dore ngabo bose inyuma yawe, dore ngabo bose, ngabo bose baraje
ngo bakujeho kuko baje bagusanga ubyukanye kurabagirana wari wararyamye. Noneho umurongo wa kane ndashaka gusoza. Umurongo waho wa kane haravuze ngo ubura amaso yawe. Uzi ko hari igihe umuntu ageramo akagenda mu buzima butareba imbere. Wagera kuri fiyanse kumureba shwi, yewe tikarame bitese ni sawa, ku ruhande nta kumureba. Wagera ku mukoresha wawe reka da, ntabwo mwahuza amaso. Wajya kureba iterambere ryawe utireka da, ntarihari, ukirengagiza. Wagera mu rugo inshoreke zihari utireka da, ugatuza. Wagera ku kibazo cy'ubugumba utireka da, ntago nzabyara, ukareba ku ruhande. Jiste Bibiliya yo yatweretse ko yari yubitse umutwe ushobewe. Undi kubika umutwe n'ikimenyetso cyo gushoberwa, bivuze ngo aho ndeba nta humure ryanjye ririyo. Ukubika umutwe uvuga ngo urugendo rwanjye ni hano, ukareba ku birenge byawe bisobanuye ngo intambwe zanjye zirangiriye nepasa edrayi. Kavuga uti intambwe zirangiriye hano, urugo ndarusenye birarangiye, ishuri sinzaryiga, nta kazi, inzu ubwo bayisenye simfite aho nzaba, birarangiye, ni gutyo. Kavuga uti ndabyakiriye. Ariko Uwiteka aravuze ngo ku murongo wa kane, ubura amaso yawe. Mvuganye nawe ijwi ry'Uwiteka, ubura amaso yawe. Mukuru wanjye, murumuna wanjye, mwene data, ubura amaso yawe. Ubura amaso yawe, uraranganye. Urebe bose baraterana, baza bagusanga, baje aho uri. Imana ikoranya ab'iburyo n'ibumoso, bagufitiye ihumure bakugenderere. Noneho ikoranye n'abo urifitiye bakugenderere. Ikoranye ibyo wari waratatanye nabyo, ibyo wari waratanye nabyo bikugenderere kubwo kubaho kw'Imana. Ngo baje aho uri. Kabiri, abahungu bawe bazaza baturuka kure, n'abakobwa bawe bazaza bahagatiwe. Muranyemerera dusenge. Umurongo wawo wa gatanu nsoza, haravuze ngo niho uzareba ugacya, umutima wawe uzikanga, hanyuma waguke. Ngo kuko ubwinshi bw'ibiturutse mu nyanja buzakwegurirwa, nubwo ubutunzi bw'amahanga buzaza aho uri. Dusengane Imana. Akira impinduka, akira ubuhanuzi bwawe, akira intsinzi. Fata ikiganza cyawe ucyakiriza ibyo wari warabuze. Hanyuma icyanya wari urimo kitagendwa, urugo wari urimo rutagendwa, akazi wari urimo katagendwa, bizinesi wari urimo itagendwa, ishuri wari urimo ritagendwa, aho wari uri hatagendwa, kingura imiryango uvuge ngo nakiriye. Jya muri Beriso usasira umwana, fura imyambaro ye. Umugabo wagutaye akagusigura incike, genda umufurire noneho uvuge ngo uraje, mufurire. Uwo wasohotse ajyanye na mukeba musasire, uvuge ngo uyu munsi urataha. Peloma sa inimoria, jya kuri account banka yawe uyibwire ngo noneho kinguka kuko ngiye kukubitsaho, jya kuretira. Hari inzira Uwiteka anyuzemo akuzira, kuba utayibona ntibivuze ko idahari. Ariko njyewe Imana irambwiye ngo ninkubwire gutyo. Yabyukishije Yesaya irambwiye ngo genda ugiye Yerusalemu umbwirire abantu banjye iby'urutse umutima, ubwire abanyabyaha bariyo ngo murababariwe. Ubabwire ngo murababariwe. Ubwire abafite imvune mu mutima ko imvune zikize. Ugenda ubwire imbohe ko zibohowe. Ugenda ubwire abari bafite amaboko atendebutse, babwire ngo nimusubizwe mu imbaraga. Abamavi yasukumwaga babwire ngo nimuhagarare mweme. Akanwa kawe nikavuga ishimwe. Mana Data twese uri mu ijuru, izina ry'Uwiteka risumba ayandi mazina yose, ndagushimiye, nguhaye icyubahiro. Ngushimiye ko ari wowe Emmanuel, Elohim, Jehova Shama, El Shaddai, El Sabawota, Arayono. Ndagushimiye Mwami, niwe Rahayiroi, niwe Mana ikiza, uri Tikeno, uri gitangaza Mwami. Ubyukisha abantu bawe ku burwayi,
ubabyukije mu gihombo, ubabyukije mu marira, kubaho nta shinge nta rugero, ubabyukije mu bisenyuka, urabubatse kuko ububakiye. Izina ryawe nirihimbazwe. Ni kubwawe tubisenze twizeye none n'iteka ryose Yesu Kristo, amen. Shalom shalom.